Kongeye kubasuhuza bakunzi bamenye impamvu TV muri nimero ya gatatu y'ikiganiro cy'uyu munsi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Intagoheka abazarendo ndabasuhuje ngira nti nimugire Imana ishobora byose, mugire ubutaka gakondo, igihugu, repubulika, demokarasi, ubutwari, intwari, ubwenge ndetse na identite. Icyo uri cyo ukimenye kizagufasha kwitambutsa mu miyaga. Ndagarutse rero muri iki kiganiro ngira ngo tugire ibyo twongera kugarukaho, ibitekerezo n'andi makuru anyuranye, yaba amwe yo ku rugamba, yaba ibitekerezo byatanzwe, byose ndagira ngo muri iyi nimero ya nyuma y'uyu munsi ku isabato, twizera ko yagenze neza kuri benshi. Turi kwinjira ku cyumweru cya 12 cyumweru mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia gatolika. Twagira ngo tugire ibyo tugarukaho, ariko inkuru dushaka kubagezaho ni inkuru yatangiye muri iki cyumweru mu midugudu yose y'inkotanyi yo mu Rwanda, yo mu gihugu kigaruriwe n'inkotanyi na Paul Kagame n'inkotanyi ze, aho batangiye ibarura ry'abahoze mu gisirikare bose, guhera ku bwa Habyarimana yewe no ku bwa Kayibanda. Umenye umuntu wese witwa ko yabaye umusirikare n'uzi ko yize imbunda, bose bari kwandikwa. Ibyo bihishe iki? Turaza kubiganiraho, ariko mbere ko tubigeraho turabanza tunyure mu makuru atandukanye. Tujye kureba ibyo Julien Paruku yavuze ku bijyanye n'amagambo nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze yita Kabila imbwa guswa. Kubera iki? Ndaza no kureba ibindi bitekerezo byatanzwe, turebe n'ibitekerezo bindi bitandukanye byatanzwe n'abazarendo muri iyi minsi ntashoboye kuba narabasomeye. Reka rero ngaruke kubasuhuza, birumvikana suhuza abazarendo n'abazarendokazi. Kare navusuje umuzarendo w'umutukazi uri mu Buholandi, suhuza n'abandi bazarendo kazi b'abahutu mu bihugu byose by'isi, n'abazarendo kazi b'abatutsi mu bihugu byose by'isi, suhuza n'abazarendo b'abahutu mu bihugu byose by'isi, n'abazarendo b'abatutsi mu bihugu byose by'isi, n'ababatwa erega yabahari mu mazina yanyu, muri nimero zanyu no mu makomine muhagarariye ahariho hose muri. Ejo nzabavuga amazina noneho buri muntu ku giti cye, uwo nzibagirwa azahita yiyandika, ahubwo n'abandi batari babona nimero bazahita batubwira nimero, amazina ndetse na amazina y'ubutwari y'ubuzarendo. Kuko abo kwirasaniro mu mashyamba ya Kongo birwanaho bafite amapeti, abandi tugomba kugira nimero z'urugamba, amazina y'urugamba n'amakomine duhagarariye muri urugamba. Ibyo ni ibintu byumvikana kandi bifatika. Abansaba amazina tuzatubiganiraho, tureba amazina atarafatwa, ayandi mugenda tuyahuza n'ibihe turimo n'inshingano buri wese afite, kuko turi ku rugamba nta mikino. Ariko by'umwihariko ndabanza gusuhuza umuzarendo w'umupagasi wa rubanda, kuko hari ibitekerezo byinshi yaduhaye uyu munsi. Ndagira ngo musuhuze kandi mushimire n'abandi bazarendo bose batanga ibitekerezo, ndabagarukaho
mu bitekerezo mutanga muri za videwo mwumva mu biganiro dukora ndetse n'ibyo munyandikira ako kanya, kuko buri wese yemerewe kunyandikira, ariko abo ntinda gusubiza rwose mbasabye kunyihanganira, si ukubaninira, ntabwo ari ukubaninira, ahubwo ni umwanya uba wabaye muke, kubera ko ibintu bigenda birushaho guhabwa indi ntera, ugasanga kuba uri umwe cyangwa muri babiri cyangwa muri batatu bidahagije, bigatwara umwanya wo kugira ngo tubyiteho, ariko turabazirikana. ubwo rero mwumve ko turi kumwe, ikiganiro mukinjiranemo like kandi mugisangiza abandi, ndetse muniyandikishe, kuko dukunda ko kominote yacu ikura. Reka rero ntangire tureba Julien Paluku yavuze iki. Ese yaba yavuguruje perezida we, cyangwa yarushijeho kumvikanisha igitekerezo yatanze ndetse no kumwuzuza, ahubwo we yerekana ko ibyo yavuze atari bwo bwa mbere bivuzwe, ahubwo yabaye nk'usubiramo cyangwa uwibutsa izina nyakuri rya Joseph Kabila. Julien Paluku réagit au propos de Félix Tshisekedi Tshilombo. Wenda reka mbigire binini mubibone. Julien Paluku réagit au propos de Félix Tshisekedi qualifiant Joseph Kabila de moi chien. Ngo Julien Paluku ni ministre w'inganda n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka bwo hanze, yabaye guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru igihe kirekire, ni ukuvuga ngo ibyo avuga arabizi. Ati rero avuga ku byavuzwe na perezida Felix Tshisekedi wise Joseph Kabila imbwa, avuga ati ntabwo perezida Tshisekedi yatutse Joseph Kabila, ahubwo yibukije amagambo ya Paul Kagame yavugiye imbere ya Louis Michel muri 2004. Ariko aribuka, hari abantu b'abahanga kabisa. Ati ndabyibuka neza ku gisubizo Paul Kagame yahaye Louis Michel icyo gihe. Yaravuze ngo Hippolyte ne sait quoi faire sans moi. Il est en chien soumis à mes ordres. Oh, taisez-vous. Washaka kuvuga ibindi naceceke, baba bazi ibyo bavuga, abanyapolitiki bazi ibyo bavuga. Perezida Faci azi ibyo avuga. Ngo ndibuka neza cyane igisubizo Paul Kagame yahaye Louis Michel icyo gihe. Hippolyte ntacyo azi gukora ntahari, ibyo akora byose nijya bikesha. Ni imbwa yanjye ikurikiza amategeko yanjye, ni imbwa ikurikiza amategeko yanjye. Urumva ese ibyo murimo ni ibiki? Imbwa ikurikiza amategeko. Ngo c'était des propos fréquemment tenus par Paul Kagame lorsqu'il parlait du Congo à ses proches. Il les a d'ailleurs réitérés devant Nicolas Sarkozy en présence de Caleb Mutondi. À cette époque, j'étais gouverneur et cela s'est passé lors d'une réunion nocturne à Uvira. Ati yari amagambo Paul Kagame yahoraga akoresha iyo yavugaga Kongo ayibwira inshuti ze. Yanabisubiyemo imbere ya Nicolas Sarkozy, hari n'umugabo witwaga Caleb Mutonde. Ntabwo muzi uyu Caleb Mutonde, ntabwo muzi. Icyo gihe nari guverineri, byabaye mu nama yabaye mu ibanga nijoro Uvira. Ati abenshi, arakomeza, abenshi mu bo twakoranye cyane cyane bari mu mugozi, mu murongo wa politiki wa Kabila, barabizi neza, bazi ibyo bitutsi Kagame yatugaga Kabila. Kabila agakoma amashyi akishima.
niyo mpamvu natunguwe no kubona hari abakongomani biciye bigacika bahungabanye nk'aho ari bwo bwa mbere bumvise iryo uko bita kamana kabo, bakigira uko babonye, bakigira uko babonye kamana kabo, petit dieu sofere tere de la sorte, ukorwa ako kamana kabo kagiye kazunguzwa muri ubwo buryo nk'aho aribwo bwa mbere babyumvise. Urumva uyu se ninde wamuvuguruza? Hazagira umuvuguruza? Ntabwo Joseph Kabila, ntabwo rero son excellence yavuze ibintu atazi ibyo avuga, ahubwo yabaye nk'uwibutsa amagambo yakoreshejwe. Ariko iyi mbwa uwamubwiraga ngo ni akabwa kanjye nicyo kibwa kinini nyine, ejo twabyigaragaje. Ariko mu bitekerezo tubibone hari abavuze ati no ntabwo abantu bakwiye kwitwa imbwa, ariko na Karasige ka Myasi bavuga ati izi si imbwa ahubwo ni imbwebwe. Iyo yaretse kuba imbwebwe, iyo imbwa itangiye kwigomeka kuri shebuja ikatangira kuba ikirumbo, bagihita igihararumbo, yananira rikitwa imbwebwe. Aba rero murumva icyo bari cyo. Ariko Julien Paluku akuyeho urujijo, akuyeho amazimwe. Joseph Kabila yiswe imbwa na Paul Kagame, ariko ntibyamubujije gukomeza gukundana nawe, kugendana nawe, ndetse ubu niho ari. Kandi yarabigaragaje ko imbwa yasanze shebuja, yitaba imbwa yari kuguma aho iri, ntaba imbwa koko, imbwa yasanze shebuja. Byerekana rero ko Felix Antoine uwamurenganya yavuga ko ari we urihimbira ijambo, arikoresheje kubera ko n'abandi barikoresheje. Pointre. Ndumva nta kindi nabisubizaho, ibindi ni ibitekerezo bitangwa, ntabwo byose nabisomye, ariko ku bijyanye n'ikiganiro nakoze ntabwo wenda umuntu yakwirirwa bigarukaho. Ubwo rero ntabwo ibyo twabikomozaho, reka nako twakomeza kubivugaho. Reka tujye ku ngingo ya kabiri, ibarurwa ry'abahoze mu gisirikare bose. Amakuru duhabwa n'abazarendo hafi mu midugudu itandukanye igize ahitwa u Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda, aravuga ko bigizwemo uruhare n'abadaso. Mu midugudu yose hatangiye ibarura muri iki cyumweru ryo kwandika ababaye mu gisirikare bose, kuva ku bwa Kayibanda ye bagihumeka kugeza ubu ngubu. Bakababwira ko bari kubabarura n'abasaza ye n'abakecuru n'ababaye ibimuga, ngo bajyanwe mu mahugurwa yo kubahesha akazi. Uwo ari we wese ahita yumva icyo bivuze. Abo bantu bajyanwa mu mahugurwa yo kubahesha akazi hehe? Akahe kazi? Umuntu w'umusaza, umuntu ufite kajoriti w'ikimuga, ni bande? Amakuru akaba avuga ko ahubwo bashaka kubabarura abagikanyakanya, bakabaforuma, bakabajyana mu gisirikare kujya kugwa muri Kongo, kuko hari gahunda yo kubarimbagura bose kugira ngo hatazagira n'umwe urokoka. Hari uwambwira ati rero ibi bintu mu byamaganire kure, kubera ko bifite gahunda mbi ihatse ibintu byinshi byo kuzagira nabi abanyarwanda, kuzagira nabi imiryango. Ubwo rero ndumva ariko icyo kintu abazarendo baba baracyumvise, bakomeza bakambwira icyo ibi bintu bigamije mu by'ukuri, kuko biteye impungenge, biteye impungenge zikomeye, kandi bigomba kwitabwaho. Iyi nkuru rero ijyana n'indi nkuru nanone uyu muzarendo yampaye,
hari umuzarendo wampaye inkuru igaragaza kandi ikomeye, isaba ko abantu nayo bayitekerezaho. Reka ndebe. Okay. Ni inkuru nayo ngira ngo ngire icyo nyivugaho, nubwo ntahise nyibona ako kanya ariko ndayibona. Uyu muzarendo w'umupagasi niwe wampaye inkuru y'aba bana bashobora, y'aba bagabo n'abagore bashobora kujyanwa aho bicirwa. Reka turebe n'indi nkuru yampaye nayo ikomeye, iriho itangazo naryo dushaka kugira ngo naryo tuburire abazarendo n'abazarendokazi, naryo iryo tangazo barimenye kuko ni ingenzi, bagomba kurikurikirana bakarimenya. Tangazo riravuga ngo iki, naryo murebe kuntu hari amayeri menshi yo gushaka kugira n'abanyarwanda, mu mayeri menshi cyane kugira ngo babashitwe bakurikije intege nke zabo. RTDA, RDB, Rwandair, JIC. Rwandair muzi ko iri mu gihombo, ariko reba basohoye itangazo ati ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwikorezi mu Rwanda, RTDA, ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda, ikigo cy'abayapani gishinzwe ubufatanye rusange JICA, Rwandair, Rwanda Revenue Authority, Irembo, barashaka abakozi batandukanye bazabafasha mu ishyirwa mu bikorwa byo gusoza ikibuga cy'indege cya Bugesera faze ya nyuma, ndetse no kuvugurura icya Kanombe igice kimwe ku myanya ikurikira. Abashoferi drivers kategori BCDEF, abatandiboyi, abubatsi, abafundi n'ababafasha, abacuruza muri bar resto, kuba azi gukoresha IBM, abakora amasuku cleaners, abakata amatike, gukora ku masitasiyo ya esanse, gukora mu busitani, gukora mu ruganda. Abifuza bose basabwa kohereza imyirondoro yabo kuri email ikurikira, ngo reba WhatsApp Rebecca, cyangwa kuri WhatsApp. Donc bashyizeho WhatsApp kuri +50 724 820 820. Murumva abantu bari gusaba, ntiwamenya n'umubare wabo, ni benshi cyane, ni benshi cyane. Ibi bintu rero ku muntu uzi imikorere y'inkotanyi, uzi ko ibi bigo byinshi biri guhomba, Rwandair iri guhomba, nta Katari hano tubonamo, kuko cya kibuga cy'indege cya ntuze ni Katari. Noneho tukibaza ukuntu mu bufatanye kushaka kurangiza ikibuga cy'indege hazamo sitasiyo ya esanse, ko ntabwo tuzi impamvu, ntabwo twumva impamvu mu ruganda hazamo, uruganda ruzamo rute? Ntabwo twumva abatandiboyi icyo bagamije. Abafundi n'abafasha, ese abafundi kondisiyo ni iyihe? Iyo utazi n'itangazo wavuga uti ababyifuza bagomba kuba bujuje impamvu izi n'izi. Aha rero ni umutego, ni kwa kundi iyo wabuze inkoko ushaka ibigori ukabijugunya hariya zikaza zije kubitora, warangiza ukazikubirana. Inyoni ni uko. Imbwa icyo wanze ngo ushyira aho iri, ikagenda, iyo yamaze gusonza irakirya. Handagira ngo rero akazi mwarakabuze ndabizi, ariko aka si akazi. Uyu ni wa mutego wo
wa rugondi ihene, wa wundi wo kugira ngo babafatireho babone uko babatwara mu byo bifuza. Ubwo rero ngo ngo ntawuhana wahanutse, ariko muzirikane mutima muke wo mu rutiba. Nta mpuhwe inkotanyi zidufitiye, nta kazi zaduha, turabizi. Ntabwo twigeze tubona batanga itangazo ngo abashaka kujya kwibuka kubaka ikibuga cy'indege kimaze imyaka 7 cyangwa 8 cyubakwa, kuko no muri 2008 cyo cyaratangiye, 2018 na 7 cyo cyaratangiye, kigiye kumara imyaka 10 cyubakwa. N'ubu imirimo yo kucyubaka yarahagaze, kuko yarahagaze, ibyo turabizi. Nta mafaranga ahari, Katari nta mafaranga igitanga. Ibi rero bindi ni igipindi. Acuruza muri bare, ko ari imirimo yo kurangiza gusoza ikibuga cy'indege cya Bugesera faze ya nyuma, ndetse no kuvugurura icya Kanombe igice kimwe, ko harimo kubaka, imirimo yo kubaka. Abacuruza muri bare bazazamo bate? Gukora amasuku wenda birumvikana, gukata amatike bije bite ko ikibuga kitaratangira gukora? Amatike y'iki? Gukora ku masitasiyo ya esanse bije bite? Gukora mu ruganda ruhe, ko nta ruganda mwavuzemo hano. Ngewe ibintu biranshisha, reka ndekera aha, ariko abwirwa benshi akumva bene yo, biranshisha. Reka rero noneho reka tujye ku bitekerezo n'amakuru. Ibyo turabona ari birebire, turaza kubihina, tuzabikomeza ejo. Ku bijyanye rero n'urugamba rw'uyu munsi muri Akise ya Noru Kivu, mu mujyi wa Goma, uyu munsi mu gitondo inkotanyi 7 RDF 7 babasanze bapfuye, babanize limite hagati y'umupaka wa teritwari ya Masisi n'umujyi wa Goma. Kandi abo babanize bari muri patrouille. Ubwo saa 11 za mu gitondo niho imirambo y'aba bicanyi yagaragaye. Bicanyi bishwe bari kwica, nabo bari kwica. Ayo ni amakuru twabonye muri Akise ya Rucuru, muri Fronsa muri hagati. Abasirikare 200 bari bavuye Rumangabo, bari kugana Masisi, bahagaritswe n'abazarendo FARDC kuri kilometero 12 mbere yo kugera Ngungu. Dukurikije rero amakuru nanone ari gutangwa muri Karumangabo, abanyamahanga b'abamesoneri bo mu bihugu bitandukanye bahageze, bazanywe n'u Rwanda kugira ngo bajye ku rugamba muri Masisi, kugira ngo bashobore kwinjira bakomeze urugamba, babuze FARDC kuza Goma na Rucuru. Noneho bakavuga ko abo bacenshuro buzuye, b'abanyamahanga buzuye Rumangabo, kuko bahaje bahasanga n'abaki n'inkomere nyinshi. Ibindi bavuga byihutirwa nuko bazareno na FARDC bakoze nanone bagabye igitero simusiga mu saa 10 za mu gitondo muri site ya Bibatama Kasenyi, bagamije kuba bategura kwinjira muri Sake na Goma. Akaba rero bari mu marembo ya Kirorirwe, ku buryo bakaba bari mu marembo ya Kirorirwe, kandi umujyi wa Kirorirwe ukaba ufite batanye kugira ubwoba, ndetse panike ikaba yageze Sake na Goma. Akasenyi naho wazarendo bahageze, bakaba nyine bagaragaza ko bamaze kugota umujyi wa Rubaya. Ayo ni amakuru twagiye tubona. Noneho ku bitekerezo by'abantu batandukanye,
Muzarendo w'umupagasi ati Muzarendo nimero 7, ingingo zose atanga ni iz'ijana ku ijana. Muribuka ikiganiro Muzarendo nimero 7 yatanze. Abantu nibadatandukanye badakangutse, amahanga yo ntatwitayeho. Kagame ababwiza ukuri ati mufate izahabu mureke nice uwo nshaka wese. Niwe ababwiza ukuri, akababwira gutyo. Arakomeza, Perezida Habyarimana yavuze amagambo yose meza, ariko ibyo yavugaga byose bamugize shitani. Kagame avuga kwica, kwiba, kurimbura, kumenagura, kudaha ingunguru akoresheje ikiyiko, ariko akagirwa umutagatifu. Yica uko bukeye n'uko bwije bikirengagizwa. Umuti rero ni ukwirwanaho nk'abatalibani pe, kugeza twikuyeho abicanyi. Guhagarika imirwano muri iki gihe byaba ari ubugambanyi aho byaturuka hose. Abazarendo oye oye oye, niko akomeza avuga. Twakomeje, yarakomeza agatanga igitekerezo, imbwa irinda urugo rwa shebuja, yubaha shebuja, ni inyamaswa y'indahemuka. Felix rero yakoresheje ikigereranyo nk'umuperezida, ariko ubundi aba bicanyi ntibakwiye kwitwa imbwa gusa, ni abicanyi. Imbwa, ingegera, ibisambo, ibisahiranda, abagome, ibyo ntazi. Imbwa gusa ntibihagije. Keretse ko kuko ijambo rya perezida riba riremereye, reka tubibarekere, ni iryabo, ni imbwa. Ahubwo dutangire kujya tuvuga tuti imbwa yakoze ibi na biriya, aho kumwita perezida. Yababoneye izina ribakwiye. None kandi twabonye Jirepa uko avuga ko n'ubundi niko bitanaga. Uyu munsi amakuru yaduhaye nanone, uyu munsi indege zatunze kenshi kandi zari zirenze 2. Bivuga ko inkotanyi zapfuye cyangwa zakomerekeje ari nyinshi. Ngaho da, ibindi bitekerezo tugiye kugira vuba. Mwiriwe, kubera ko tutarabona komiseri w'ubukungu, umusanzu wa FPR turakomeza kuwuha Claude. Iyi ni umwe mu bantu b'abazarendo banyohereje mesaje. Nibutse ko AD ari 1000, uvuga ufite imanite. AE ni 5, naho A0 akaba 2000. Icyitorerwa, uyu uyamuhaye kuri fone arenzaho 100 kugira ngo ayo dutanze akomeze yuzuye. Izi nkotanyi turabaziha amafaranga y'iki? Ko zibye muri Kongo, ko natwe zitwiba, kuki tuzikoteza? Hari ubukwe zifite? Mwagiye mubyanga mu mayeri, ariko reka nze ndekera, ariko murabyumva. Undi aravuga, komera ubutaka butaducika burundu. Wa munirotike wino uri ku ntebe, amoko y'ababantu ari nabo benshi baramurwanya, bakaba bararahiriye ko muri 2027 batazamutora. Uwo ni umuzarendo wo muri Kenya. Uwo mwicarira-ntebe nawe akaba arimo guha abanirotike bahahungiye Kenya, baturutse Kongo, Rwanda, Uganda, Ethiopia, Somalia, amarangamuntu kugira ngo nabo bazatore, bamwongerera amajwi. Ubu rero abapinzani Gen Z bavuga ko umunyamahanga uzibeshya akegera ibiro by'itora azahasiga agatwe. Mu yandi magambo, 2027 ni umuriro, amavuta n'igitunguru, nta kizorohera ikindi. Gira gakondo. Hari undi yagize ati, kwihanganisha umuryango wa Ntagerura Andrea, intwari y'umuvuka Rwanda. Nakiranye agahinda kenshi urupfu rw'umuvandimwe wacu Andre Ntagerura. Numvise avugwa bwa mbere ubwo nari muto niga mu mashuri abanza. Ntagerura Andre byavugwa muri icyo gihe ko yari intangarugero mu bandi ba minisitiri. Kuba ku isi ni urugendo, kandi buri wese Imana imushyira mu nzira ye. Ntagerura Andrea arangije urwo rugendo hano ku isi. Imana imuhe ihe roho ye, cyangwa ituze roho ye ahantu heza mu ijuru. Umuryango we
imbaraga z'Uwiteka n'ububasha bwiza bw'izina rya Yesu bigaragarize muri ibi bihe bitoroshye by'agahinda n'akababaro, musabiye iruhuko ridashira. Ikindi gitekerezo, komera. Urukiko rwa Arusha dushobora kujya turwita urukiko mpimbabyaha rwa Arusha aho kurwita urukiko mpanabyaha. Ni urukiko mpimbabyaha rwa Arusha rwashyiriweho kubeshyera no gutesha agaciro abahutu bo mu Rwanda ku nyungu z'agatsiko k'inkotanyi na mpatsibihugu. Rwose iri zina rishya tugiye turikoresha buri gihe ryahanagura ibinyoma FPR yatsindagiye mu mitwe y'urubyiruko mu Rwanda. Gira ubutaka. Urukiko mpimbabyaha rwa Arusha rwashyiriweho kubeshyera no gutesha agaciro abahutu bo mu Rwanda ku nyungu z'agatsiko k'inkotanyi na mpatsibihugu nirwo rutumye Kagame amara imyaka 32 yose ku butegetsi. Nibyo rwose, antuka nibyo. Urukiko mpimbabyaha rwa Arusha. Undi aravuga, mwaramutse, iyi raporo ihuriweho n'abanyarwanda nagerageje guhuza kuko abaturage bararambiwe. Raporo ya politike ku mibereho y'imfungwa, uburenganzira bwa muntu n'ubutabera mu Rwanda. Incamake. Ni raporo yatugejejeho natwe tuyumve. Iyi raporo igamije kugaragaza impungenge z'abanyarwanda bamwe ku bijyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, imibereho y'abafunzwe, imikorere y'ubutabera n'ubwisanzure bwa politike mu Rwanda. Ishingiye ku buhamya, ku makuru atangwa n'abahoze cyangwa bakiri mu magereza no ku bibazo byakomeje kugarukwaho n'imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bwa muntu. Intego si uguharabika igihugu cyangwa guteza umutekano muke, ahubwo no gusaba amavugurura yafasha igihugu gukomeza kuba ubutabera, amahoro n'iterambere rirambye. Imibereho y'imfungwa. Igihugu ntawe ugiharabika, uharabika inkotanyi, abica igihugu. Ahubwo hari impungenge zivugwa ku ubucucike bukabije muri gereza zimwe na zimwe cyangwa zose. Imfungwa zirara hasi kubera kubura ibitanda bihagije. Imfungwa zifite intege nke, zimaze gusaza, abasaza n'abarwayi batabona ubufasha bukenewe. Imirire idahagije, ubuzima bw'imfungwa, uburyo bwo guhana bamwe mu bafunzwe bavugwaho kutubahiriza amahame mpuzamahanga agenga abafunzwe. Birakenewe ko hakorwa igenzura ryigenga ku mibereho yo muri gereza hagamijwe kunoza imibereho y'abafunzwe. Inkotanyi zirashaka ko mugwayo ngo ibyo byakorwa. Arakomeza ati, icyambabaje kurusha ibindi ni uko nabonye abasaza binyaho ndetse n'ubuvuzi hafi ya ntabwo, cyane ko igihodi kirimo abantu 500 bavurwamo, umwe nawe wagiye muri Blancarde. Ibaza umunsi Karasira apfa, abiyise abayobozi b'imfungwa nabo bacungagereza bagiye gusangira. Ibi biteye ubwoba ku mikoranire y'abayobozi ba gereza n'abayobozi b'imfungwa, no kwica urubozo imfungwa. Mvuyeyo numva ko Ingabire aho bamushize ari muri firigo, bateze kumera mvuyeyo numva ko Ingabire aho bamushyize ari muri firigo, bateze kamera n'udukururamajwi ku buryo butazwi bamucungiraho. Abasaza bategeka abasaza bateguka bafashwe na pararize n'ibindi. Ikibazo ni iyihe jenoside iruta kwica urubozo kuriya? Bariya abanyamakuru binjiye mu mageragere na FPR baribeshya, ni nabo niba koko bari baje gutara inkuru uko batinjiye muri abo basaza. Ni ibibazo byinshi twibaza. Ese kuraza ibyo bazateka mu mazi koko bisigamo intungamubiri? Ni hatari. Kuki baraza ibyo bazateka mu mazi?
ubuvuzi muri gereza. Abafunzwe bamwe bavuga ko kubona muganga cyangwa kuvurwa bifata igihe kirekire. Hari abarwayi bavuga ko badahabwa ubuvuzi bukenewe ku gihe. Indwara ziterwa n'isuku nke n'ubucucike zikomeje gutera impungenge. Inkotanyi n'abafatanyabikorwa bayo bakwiye kongera ubushobozi bw'ubuvuzi muri gereza no gushyiraho uburyo bwigenga bwo kugenzura serivisi z'ubuvuzi, ubutabera n'uburenganzira bw'abaregwa. Ariko ibi byose nyine kubwira inkotanyi nko kubwira shitani, nko kubwira ingurube. Hari abaturage bavuga ko hari igihe abatangabuhamya bunganira abaregwa batitabwaho uko bikwiye. Hari impungenge ku bwigenge bw'inzego z'ubutabera mu manza zimwe zifite inyungu za politiki. Hari abafungwa bavuga ko batabona amahirwe angana n'imbere y'amategeko. Birasabwa ko habaho uburyo burushijeho gutuma ubutabera bugaragara nk'ubwigenga kandi butabera bose. Ibi ni ukucyatsa, ntabwo byakunda. Ubwisanzure bwa politiki n'ijambo, ibi ni ibitekerezo by'umuntu. Hari impungenge zigaragazwa ku ifungwa cyangwa ikurikiranwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ntabwo ari impungenge, ni ibikorwa. Ubwoba bwo gutanga ibitekerezo binyuranye n'ibya leta. Imbogamizi ku mashyaka ya politiki n'abakandida bigenga. Demokarasi irushaho gukomera iyo ibitekerezo bitandukanye bishobora gutangirwa mu mahoro no mu bwubahane. Uruhare rw'umuryango mpuzamahanga. Imiryango mpuzamahanga ishobora gushyigikira gahunda zo kunoza ubutabera, gushyigikira igenzura ryigenga ry'amagereza, nabyo ntibishoboka, ntabwo inkotanyi zabyemera. Guteza imbere ibiganiro hagati ya leta, amashyaka ya politiki n'imiryango sivili, ibyo ntabyo bakora. Kuko nta mpamvu, nta n'ubibahatira. Gukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Noneho ibijyanye n'ibyifuzo by'amavugurura, we aravuga ati habaho kugabanya ubucucike muri gereza, kongera ubushobozi bw'ubuvuzi bw'abafunzwe, gukomeza kuvugura ubutabera kugira ngo burusheho kwigenga, kurushaho kurinda ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, guteza imbere ibiganiro byubaka hagati y'abanyarwanda bafite ibitekerezo bitandukanye, gushyiraho uburyo bwigenga bwo kwakira no gukemura ibibazo by'imfungwa. Ufite ibitekerezo byiza, ariko se urabihande? Umwanzuro avuga ati u Rwanda rwageze ku bikorwa byinshi by'iterambere n'umutekano ku bantu ku giti cyabo, bitari iby'abaturage bose, kuko inzara iraca ibintu. Amarira ni menshi, ariko igihugu gikomeza gukomera iyo abaturage bose bumva ko amategeko abarengera kimwe, ko ubutabera bubageraho nta vangura, kandi ko bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byabo mu mahoro, kubaka igihugu kirangwa n'ubutabera, ubwubahane n'ubwiyunge n'inshingano za buri munyarwanda n'inzego zose z'igihugu. Iyi raporo ifite imiterere ishobora gutangwa mu nama, ku miryango iharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa ku nzego mpuzamahanga, kuko yibanda ku bibazo n'ibyifuzo by'amavugurura, aho kwibanda ku gushinja abantu ku giti cyabo, ku nzego z'u Rwanda n'abaharanira uburenganzira bwa muntu ku isi. Maze imyaka myinshi nkorera igihugu cyanjye mu nzego zitandukanye. Ubu ni umuntu ubivuga. Nakoze mu buyobozi bw'inzego z'ibanze, nkorera inzego z'umutekano, ndetse nagize amahirwe yo kumenya imikorere y'igihugu imbere no hanze. Nyuma yo kugerageza kwinjira muri politiki nk'umukandida wigenga, natangiye kubona ko mu Rwanda hakiri ikibazo gikomeye cyo kwemera ibitekerezo bitandukanye n'iby'ubutegetsi buriho. Wahise ubibona. Iyo igihugu gitinya abanenga ubutegetsi, kiba gitangiye gutinya ukuri. Ntabwo aribwo gitangiye, ariko wowe nuko wariho wabimenye. Iyo abaturage batinya kuvuga icyo batekereza, demokarasi iba iri mu kaga. Iyo imfungwa zitakaza uburenganzira bwazo mu Rwanda bwa muntu, amategeko aba atakiri igikoresho cyo kurengera abaturage, ahubwo agahinduka igikoresho cyo kubacecekesha. Nibyo rwose.
hari ibibazo bikomeye bikomeje kuvugwa ku mibereho y'imfungwa, ku bucucike bwa gereza, ku buvuzi budahagije, ku burenganzira bwo kuburana no kwisanzura mu bya politiki. Ntabwo igihugu gikomera kubera gutinya abanenga ubutegetsi. Ntabwo igihugu gikomera kubera gufunga abatavuga rumwe nacyo. Ntabwo igihugu gikomera kubera gutuma abaturage bavuga ibyo kubera gutuma abaturage batavuga ibyo bategetswe kuvuga. Igihugu gikomera iyo ukuri kwemerwa, iyo ubutabera bukorera bose, iyo amategeko arengera bose kimwe. Ndahamagara leta y'u Rwanda kwemera ibiganiro byagutse by'igihugu ku bibazo by'ubutabera, uburenganzira bwa muntu n'imiyoborere. Ndahamagarira imiryango mpuzamahanga gukomeza gukurikirana ibibazo by'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda nta kubogama. Ndahamagarira abanyarwanda bose, abahutu, abatutsi n'abatwa, kwanga urwango no kwemera ko ejo hazaza h'igihugu hadashobora kubakwa n'itsinda rimwe, ahubwo hubakwa n'abanyarwanda bose. Ntabwo igisubizo kiri mu ntambara, ntabwo igisubizo kiri mu rwango, ntabwo igisubizo kiri mu kwihorera. Kiri hehe rero? Igisubizo kiri mu kuri, mu butabera no mu bwiyunge nyabwo. U Rwanda ni urw'abanyarwanda bose, kandi ejo hazaza harwo hagomba kubakwa n'abanyarwanda bose. Urakoze rero muvandimwe, ndumva ni ibitekerezo bigarukiye. Ndumva ibindi byatinda, tuzabigarukaho. Hari ibitekerezo byadutinza, ariko ndabona ntabwo ari byinshi cyane. Arakomeza agira ati, ni iki cyafasha mu gukemura ibibazo byo mu Rwanda bikubiyemo akarengane? Agira ati, ku kigero cya 98% abafunzwe ni abahutu, kandi abasigaye b'abatutsi bakaba aribo bayobora izindi mfungwa, bigatuma ikandamizwa riri mu gihugu cyinjira muri gereza ritandukanye kandi rikomeye. Kuba hari abasaza bituma mu myenda bagendana, kuba hari abatabasha kweguka bigasaba ko babirindurwa kugira ngo bitume, barangiza bakongera kurambika mu iramiro mu magereza. Abo ngo barafunze vrema. Kuba imfungwa zirara hasi, barafinda Segikubo Fred arara muri korodoro hasi bamukandagira, ndetse n'abandi bamukandagira. Murumva? Ubuvuzi butaboneka neza aho umuntu apfira, aho aryamye, ndetse mu bantu 500 batuye mu cyo bise akagari havurwamo umuntu umwe ku munsi, aho usanga nshobora kuboneka abantu 150 bafite inkorora imaze ukwezi, kandi banakwiyandikisha ntibitabweho. Indwara yitwa bereberi n'izisa nazo ziruzuye. Kuba bafata umudamu nka Ingabire Victoire Umuhoza bakamufungira ahantu hakonje cyane, ndetse bakamutera udukurura amajwi n'amashusho, tukabibwirwa nuko ababyubaka ari imfungwa ziba zidafite amahitamo. Ibyo navuze by'abayobora imfungwa zishyirwaho hitawe uko igihugu kiyoborwa. Mwabibwirwa nuko nyuma yo kwica Karasira habaye umusangiro w'abacungagereza n'abayobozi bayobora imfungwa bishimira urupfu rwa Karasira. Kweri, aho bavuga ko batangira ibihano nko gushyira abantu aho bise ku mutekano, banika abantu ku zuba, abandi bagashyirwa muri za kave bamaramo amezi arenga 6. Hari n'abatangirirayo igifungo iyo batishwe. Kuba umuyobozi wa gereza nta kibazo cy'imfungwa abasha gusubiza, amategeko atubahirizwa ku burenganzira bw'imfungwa, haba ku buryo bwo kuburana, uburenganzira bwa muntu, imibereho myiza, ndetse na liberation conditionnelle, kandi
bakugaburira ibigori byinitse iminsi yose. Ni nk'ingurube. Inkoni no guhohotera imfungwa, hakwinjira abashyitsi baturutse ku nzego zibifitiye ububasha, bagategeka abameze nabi cyane kwihisha kugira ngo berekane ko imfungwa zimeze neza, nka filime mu minsi yashize bakinnye abanyamakuru bagiye mageragere. None se kuki batageze mu iramiro no mu rugwiro ngo bamenye ubuzima bwaho? Ko hari n'abamara iminsi abambara imifuka kuko babuze iyo bambara, uburiri bwishyurwa kuruta loji kubera ubucucike. Baza ku manywa bazaze nijoro babibone. Yo mon frere, Imana iduhe imbaraga dutabara abantu. Hanyuma abantu baba bari hanze bakajya mu bintu by'umuteto ngo bari mu mashyaka, aho bashyize hamwe imbaraga n'abana kugira ngo barebe uko batabara abantu. Gucecekeshwa ngo ntuganire n'uwo muri kumwe keretse abo bashaka, kuko ngo abaganira bari gusesengura amakuru arwanya ubutegetsi. Urafungwa ugafungwa cyane muri byose. Nyuma y'izi ngingo imiryango mpuzamahanga ibivugaho iki? Ese Amerika n'Uburayi byatumye biza bifite izihe ngamba yo kubihagarika? Ese ONU yo ifite izihe ngamba? Human Rights n'abayihagarariye bafite izihe ngamba? None twe nk'abanyarwanda bababaye bari imbere mu gihugu no hanze yacyo, gufata izihe ngamba mu myaka 35 tumaze tubabazwa nta gisubizo dutegereje akimuhana? Iki kiganiro kigenewe abari ku isi hose kugira ngo haboneke impinduka. None se nzafate sanse nitwike nka wa munyatuniziya impinduka yatangiriyeho yitwitse? None se hazicwa bangahe ngo igihugu kibone n'amahoro? Kizito, Karasira, Generali Rusagara, Jay Polly, no gufunga uvuga ibitagenda. Ndi umunyapolitike udashyigikira ikibibi, ushyira mu gaciro, ubaha amategeko, ureba uburenganzira bungana ku benegihugu, urwanya akarengane no kurenganywa, witwaje ubwoko, uhaba kwitwaza ubwoko, ahubwo uvuga ko utitwaza ubwoko, ahubwo uvuga ko ayo moko yashyira hamwe ubwo kurengera inyungu rusange za benegihugu. Bavandimwe bakunze bamenye Impamvu TV, ibi ni ibitekerezo nagiye nakira, ariko byari ngombwa ko mbibagezaho. Murumva akababaro bene wacu bafite. Guhunga nabyo urumva ko ari amahirwe, ariko abatarahunze bagafatwa bakajyanwa muri aka kaga, murumva ubuzima barimo. Gufungwa muri Kigali ni nko gupfa. Reka rero ndeke kuvuga menshi, ararekwa ntashira, ahubwo dutekereze kuri ubu butumwa, kuri ibi bitekerezo, kuri aya makuru. Koko dukomeze dukine mu bikomeye, tube abashinyaguzi aho gutabara. Reka ndekera, mugire amahoro y'Imana, ariko byanze bikunze tuzatsinda.